Ndagusuhuje wowe kurikirana Zeyi TV Rwanda. Uramubona uyu ni Umusilamu wari usanzwe ari umuyobozi mu idini ya Islamu aho yasengeraga. Uyu Umusilamu rero akaba yaje gukorerwa ibintu bibi bikomeye byaje gutuma apfa. Uyu Umusilamu rero akaba yarasanzwe ari umuyobozi muri iriya dini, ariko akaba yarasanzwe agira gutya akibeta cyangwa se akagenda akihisha ahantu baryaga inyama z'ingurube, nawe agafata akazirya. Ubwa mbere rero yaje gufatwa ari kurya izi nyama z'ingurube, ubundi baramufata bamuhanisha igihano ngo cyo kumukubita inkoni ijana. Inkoni ijana rero yarazikubiswe, ariko birangira ingeso atayivuyeho, akomeza kongera kuzirya. Aza gufatwa na bamwe mu bayoboke b'iri dini bahariya yayoboraga. Bamajije kumufata bahamagara n'abandi bakuru b'idini baraza baramujyana. Ibintu rero baje kumukorera byabaye ibintu bibi cyane, dore ko byaje gutuma bimuviramo no kuhasiga ubuzima. Ndakushimiye wamaje gukora subscribe rero, nawe utarayikora nyarukira umunsi ukore subscribe ndetse tujye tuhagezaho izi nkuru abantu benshi muba mutigeze mumenya zazagiye ziba hirya no hino kuri nosi y'abazima. Uyu Muislamu rero akaba akomoka hariya mu gihugu cya Mali, ni mu gihugu cya Mali, ni muri Afurika mu y'uburengerazuba. Uyu Muislamu rero akaba yaje gufatwa n'abayisilamu b'abaheza nguni cyane bagendera ku matwara ya kisilamu akaze cyane. Uyu Muislamu rero bikaba bivugwa ko ubwa mbere yari yarafashwe yariye inyama z'ingurube bamukubita inkoni zigera ku 100. Nyuma aho arongera ntiyabivamo, arongera arabikora. Ibi rero byaje gutuma barakara cyane, yaba ari abayoboke ba ririya dini aho yasengeraga ndetse n'abayobozi ba ririya dini. Baramufata baramukubita cyane bikomeye, ndetse baramukubitana nabi cyane. Ibi rero byaje gutuma ahasiga ubuzima kugeza ubwo yahise atwarwa ajya gushyingurwa, kuko yahavuye umwuka wamaje kumushiramo, kuko bamukubise bikomeye cyane, banamukubitana ubugome butigeze bubaho. Ibi rero byaje gutuma apfa. Ubu ngubu rero akaba yashyinguwe. Abantu rero bazi ibigendanye n'iby'idini ya Islamu akaba bavuga ko ubundi babitoroshye ko wakora ibintu nka biriya ngo ube wabiva amahoro, dore ko ibihugu bimwe biba bifite uduce ndetse n'amadini baba bagendera ku matwara akaze yayandi bavuga ya kisilamu. Abangaba nabo rero bahariya bakaba bariyemeje ko ariyo bazajya bagendera. Hariyo mpamvu uriya utarakurikije amahame yabo yahise ahasiga ubuzima. Ibintu by'amadini rero niba byoroshye, we yahise ahasiga ubuzima. Ndagushimiye rero wamaze gukora subscribe kuri Zeyi TV Rwanda. Komeza nawe ukore subscribe nimba utarayikora, nimba warayikoze kora comment share na like, ubundi tujye tubana.